nzateza urubura, kandi uru rubura ruzava mu isi, ruzaza mu mahanga, ruzaza muri Afurika, ruzaza mu bakomeye, ruzaza mu boroheje, ruzaza mu bakene ndetse no mu bakire, ruzaza ku mushumba ndetse n'umudiyakoni, ruzaza ku muririmbyi. La sitope enima, la siwidi bini, ni wisas editango, penimanga ya sika, lara wabone sasoma, wa mubyeyi ngwino, hodita dabini, vahansi, hanze ni habi, wa mugaye vahansi, hera siwidi binima, ururubura, ruzagera no ku mwana wa Farawo, ururubura, ruzagera ku mugore wa Farawo, ururubura, ruzagera ku mupolisi, n'umusirikare, n'umushefe, ukomewe wese, ruzamugeraho, n'umugaragu, n'umuja, n'umukoresha, ururubura ruzaza. Perasito pedifo onima edita ni wisas eniminikuta larawa yabone sasoma yawe yewe navuze imanda. Hari urubura ruguye, hari urubura ruje, hari urubura rumanutse, eneta ya sika Imana va hanze, jya mu burinzi bw'Imana. Wa muhanuzi we va hanze, injira mu nzu henima isikango. Ariko ururubura ntabwo rwatinye inka, ururubura ntirwatinye ibiti byo mu ishyamba, ngo ikintu cyose rwarakinyagiye. Perasito peditale, rwanyagiye abiga n'abatiga, rwanyagiye abacuruzi n'abadacuruza, rwanyagiye abakomeye n'aboroheje. Ariko ngo mama hari urubura, penima isikagoma etita dabini, muyobozi we hari urubura ruje. Yewe uri ku mugani w'Uburayi, dore urubura ruramanutse, henekitifo penima isika lasiwidi bini ni wisasoma pewaya henekita etifo. Hari urubura ruje mama, bamurona po, hari urubura ruje henekitifo, bamuri ibyo byaha. Hari urubura ruje bamubusambanyi, hari urubura ruje bamukugambana, hari urubura ruje bamukubeshya, hari urubura ruje bamubapfumu, hari urubura ruje yewe rubura ruraje. Herasito beni ni wisasoma kwafanya ahuye n'urubura Farawo kugenza ahuye n'urubura, ngo kubera ko yishyize hejuru yewe Farawo, wishyize hejuru yewe Farawo, watera n'ubwibone yewe Farawo, penima isikango dobenema lasiwidi bini yewe Farawo. Rubura ruraje, rugeza ku mwanzuku, rugeza ku mugore n'ubuvivi bwawe. Enima etitayi ni wisase pewaya wa yewe Farawo, tapaya siri wishyize hejuru ngo urakomeye. Rubura ruraje yewe Farawo, mwawe wa Egiputa, urubura mbese ko rugeze ku matungo yawe, urubura ko rugeze ku nzu zawe, urubura ko rugeze ku modoka yawe, urubura ko rugeze n'abari wini abo wari wiringiye, kurubura rubaragiye. Yewe Farawo, rekura ubwoko nibisasuma henekita bugira ijambo, rekura ubwoko bw'Imana bw'uwaba Imana. Pera eropi niwi editama rasitape niwisase, Imana imanuye urubura. Perasito petifo kaniminikidita niwisasamago. Dore urubura rurinjiye mu baririmbyi banze kureka ibyaha, dore urubura rurinjiye mu bahanuzi banze kureka ibyaha, dore urubura rurinjiye mu bashumba banze kureka ibyaha, dore urubura rurinjiye mu bihugu muri Afurika, dore urubura ruraje yemwe niwisasoma. Urubura ruratambagiye mu bakomeye mu bareshe, dore urubura ruramanutse yewe kunyagiwe iyanure yewe va hanze, kuko urubura rurabamanukiye. Herasiwa henegidi niwisase penimanga lasitope, dore urubura ruramanutse. Bagabo muranyagiwe,
babyeyi muranyagiwe mukora ibyaha, yewe muranyagiwe bayobozi, dore urubura ruramanutse mu bihugu byinshi bitandukanye. Farawo we, umwami wa Egiputa, rekura ubwoko bw'Uwiteka bugende niba Erobini niba Isasi bubona ubwisanzuro, kuko Uwiteka amanuye icyago kizinjira mu banyabyaha, kizinjira mu basambanyi, kizinjira mu bajya mu bapfumu, kizinjira mu bakomeye, kizinjira iki cyago mu bacuruzi, kizinjira mu bakire banze kureka ibyaha n'abakene, iki cyago kizinjira mu bantu bose bitirirwa izina ry'Imana, kuko icyago kiri. Imana ibahe umugisha. Dushimye Imana yaturinze namwe ikabarinda. Imana ibagire neza abantu bari mu Rwanda, mu mahanga, mu bihugu bitandukanye. Umugisha Imana ababeho. Hanyuma reka dusenge Imana twumve icyo Uwiteka avuganye natwe. Turabashimiye rero abakoze subscribe, like, comment. Ibitekerezo byanyu birakenewe n'inkunga zanyu. Mana mu izina rya Yesu, Imana netasi fo orasinima pewa iwini gidi sas edita penima erobe fonima larasini mini gudi fo niwisas editango larawa ya bone sasoma lasito pe enima hayawa ya sini mini hodita do bifo larasito pedita pewa erobe fo nimanga ya sikaigo nekudi bid. Bana natwe kuri kamera, kandi umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro Mana uzamuha umugisha, kandi imbaraga z'Imana zamugote mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana ibahe umugisha. Naje kukubwira ngo Imana ikurinde urubura. Imana ikurinde urubura rwo mu minsi y'imperuka. Nibwo banuzi Imana mpaye ngo mbwira abantu ko urayegera Imana iramurinda urubura. Rero waba uri mu mahanga, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri muri Kongo, waba uri Tanzania, waba uri muri Kenya, waba uri ku mugabane w'Uburayi, mu Bushinwa, Afurika y'Epfo, mbese Australia, igihugu cyose waba urimo, Imana ikurinde urubura. Lasi enima edita do before, Imana ikurinde urubura rwo mu minsi y'imperuka ruri kunyagira abantu. Imana ikurinde urubura rwaba inzara, urubura rwaba impanuka, urubura bese rwaba intambara, urubura bese urubura. Imana ibarinde urubura bese ruje kunyagira iki abantu. Gitabo cyo Kuva igice cya 9 umurongo wa 13 titiravuze ngo icyago cya 7 hatera urubura. Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare mu ruturuturu, uhagarara imbere ya Farawo umubwire uti Uwiteka Imana y'Aburayo iravuze iti reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere, uhereye none nzohereza ibyago ntere byose ku mutima wawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, kugira ngo umenye yuko ari njye, yuko ari ntawuhwanye nanjye mu isi yose. None mba ndambuye ukuboko kwanjye nkaguterana mugiga n'abantu bawe ukarimburwa mu isi. Ariko nukuri iyi niyo mpamvu itumye nguhagarika, ni ukugira ngo nkwereke imbaraga zanjye kandi izina ryanjye ryamamare mu isi yose. Na n'ubu uracyishyira hejuru ukabuza ubwoko bwanjye ntureke bugenda. Dore ejo bugingo ubu nzavuba urubura ruremereye cyane rutari rwaboneka muri Egiputa, uhereye igihe hatwariwe ukageza ubu. Nuko none tuma ucyuze amatungo yawe n'ibyo ufite mu gasozi byose, umuntu wese n'itungo ryose rusanga mu gasozi kidatashye, urubura ruzakigwaho gipfe. Uwubasha ijambo ry'Uwiteka wo mu bagaragu ba Farawo ahungishiriza abagaragu be n'amatungo ye mu mazu no mu biraro.
hanyuma Imana irino jambo yarimaye ndumirwa ndatangara. Imana ivugana nanjye irambwira ngo imanuye urubura. Hanyuma uru rubura rumanutse, Imana yambwiye ngo uru rubura ikintu cyose uru rubura ruzasanga ku gasozi, yaba ari inka iri ku gasozi, yaba ari umushumba uri ku gasozi, yaba ari umuyobozi uri ku gasozi, yaba ari umuhanuzi uri ku gasozi. Ku gasozi ni iki? Ku gasozi ni ugukora ibyaha. Ku gasozi ni muri Egiputa. Ku gasozi ni cya gihe waba uri mu kabari. Ku gasozi ni cya gihe waba uri gusambana. Ku gasozi ni cya gihe waba uri gukora ibyaha. Bibiliya yavuze ngo uru rubura ikintu cyose ruzasanga ku gasozi, uru rubura ngo ruzakica. Bishatse kuvuga ngo iki ni igihe cyo gucyura. Haleluya! Iki ni igihe cyo gucyura ikintu cyose kiri ku gasozi, mukacyanura mukagishyira mu nzu, kuko Uwiteka Imana amanuye urubura. Bundi urubura ntabwo rugwa rwonyine, urubura rugwana n'imvura. Rero bishatse kuvuga ngo uru rubura umuntu wese ruzasanga ku gasozi ari gusambana. Lasi enima edita, umuntu wese ruzasanga ku gasozi ntabwo azavuga ngo nararirimbye. Umuntu wese urubura ruzasanga ku gasozi ntabwo azavuga ngo yarahanuye. Umuntu wese urubura ruzasanga ku gasozi ntabwo azavuga ngo yarayoboye. Umuntu wese urubura ruzasanga ku gasozi ntabwo azavuga ngo narasenze. Bibiliya ivuze ngo iki? Ibwiye Farawo, iramubwiye ngo wowe Uwiteka nikamubwiye, aramubwira ngo kubera ko wanze kumvira ubwoko bwanyu ngo uburekure bujya kunambira ibitambo mu butayu, none ukaba ukomeje kwishyira hejuru, njyewe Uwiteka mba nguteje mu giga ugapfana n'abana bawe. Ariko manuye ikintu cyitwa urubura. Imana igushimukije mu giga, ariko ivuze ko imanuye urubura. Rero bishatse kuvuga iki? Imana yavugana n'umunyamahanga. Uru rubura ntabwo ruzagutinya ngo ni ukukora mu murenge. Uru rubura ntuzagutinya ngo ni ukukora mu karere. Uru rubura ntuzagutinya ngo ni ukuri umusirikare. Uru rubura ntuzagutinya ngo ni ukuri umujepe. Uru rubura ruhawe gahunda yuko ruzakurikirana umuntu wese uzaba uri ku gasozi. Haleluya! Rero bishatse kuvuga iki? Iki ni igihe cyo kwanura. Abantu mukiyanura, mukava hanze, mukajya mu nzu. Haleluya! mukajya mu nzu, mu buhisho, mu bwisho bw'Imana. Muzasome Bibiliya. Hari i Kanani, aba batasi bamaze gutata igihugu cy'i Kanani, Yesu wabatumye ngo basanze nta bitaraha. Ikintu cyayikijije, yarasambanaga, yakoraga ibyaha bikomeye, mbese ngo yarizwi. Ariko ngo aba batasi bajya gutata igihugu, bari bafite gahunda ko bazatwika inzu yose iri Kanani, umuntu wese w'umunyabyaha agashya. Hanyuma inama Rahabu ngira abacumbikira ibashyira mu nzu. Hanyuma ngo barabibwira ngo rero kubera ko uduhishe, biravuga ngo yarabahishe, iragenda ibashyira hejuru y'inzu, ibatwikiriza imigwegwe, ngo kuko bene igihugu bari babimenye bashaka kubica. Ariko indanga imaze kubahisha, imaze kuyobya ababayigaga, ngo irababaza ngo mbese ko twabonye muri abantu badasanzwe kandi mukamuje gukora ibintu bikomeye, mbese njyewe nk'umuntu wabahishe mumpereze tugira n'isezerano, ikimenyetso kizanyereka ko muzandokora. Haleluya! Ngo barayibwiye ngo wowe kubw'ineza utugiriye aka kanya fata agatambaro gatukura, hanyuma ukazirike hariya ku muryango, hariya ku idirisha utunyujijemo. Nituza kurimbura, nituza gutwika, kazatubera ikimenyetso kizatwereka inzu wari urimo. Rero bishatse kuvuga iki? Bibiliya yavuze ngo nzateza urubura, kandi uru rubura ruzava mu isi, ruzaza mu mahanga, ruzaza muri Afurika, ruzaza mu bakomeye, ruzaza mu boroheje, ruzaza mu bakene ndetse no mu bakire, ruzaza ku mushumba ndetse n'umudiyakoni, ruzaza ku muririmbyi. Uwiteka avuze ngo iki? Aravuze ngo kandi umuntu wese uri hanze naze mu nzu kugira ngo atazahura n'iki? N'uru rubura. La sitope enima, la siwiti bini, ni wisas editango, peni manga ya sika, rana wabone sasoma, wa mubyeyi ngwino, hodita dabini, vahansi,
hanze ni habi, wa mugabo va hanze, herasi widibinima, uru rubura ruraje, niwe sasa ditaya, uru rubura ruraje, kandi ruziye wese kunyagira umuntu uri hanze. Va hanze mu busambanyi, va hanze mu nzoga, va hanze mu bubari, va hanze mu kwiba, va hanze mu kwikinisha, va hanze, kuko hari urubura ruje. Uru rubura ruzagera no ku mwana wa Farawo, uru rubura ruzagera ku mugore wa Farawo, uru rubura ruzagera ku mupolisi n'umusirikare n'umushefe ukomewe wese, ruzamugeraho n'umugaragu n'umuja n'umukoresha. Uru rubura ruzaza, ariko biravuze ngo nimuve hanze kugira ngo Uwiteka Imana Perasito petifo onima edita ni wisas enimini kuta larawa yapone sasoma yewe navuze imanda. Hari urubura ruguye, hari urubura ruje, hari urubura rumanutse, eneta yasika. Imana irashaka ko umuntu wese avanze akajya mu nzu. Inzu isobanura iki? N'uburinzi. Enekita igome, wa mwanzi we, va hanze, jya mu burinzi bw'Imana. Wa mwanuzi we, va hanze, injira mu nzu. Henima isikango, ariko ngo umuntu wese wari uri muri Egiputa wemeye kumvira Imana, akareka ibyaha, akumva imiburo, ngo yavuye hanze ajya mu nzu, ngo arakwa ku rubura. Uru rubura ntabwo twatinye inka, uru rubura ntirwatinye ibiti byo mu ishyamba, ngo ikintu cyose rwarakinyagiye. Perasito peditaye, rwanyagiye abiga n'abatiga, rwanyagiye abacuruzi n'abadacuruza, rwanyagiye abakomeye n'aboroheje. Ariko ngo umuntu wese wagiye mu nzu, ntabwo uru rubura rwigeze rumunyagira. Mama, hari urubura. Penima isikagome etita dabini, muyobozi we, hari urubura ruje. Yewe uri ku mugani burayi, dore urubura ruramanutse. Henekidifo penima isika lasiwidibini niwisasoma pewaya henekita edifo. Hari urubura ruje mama, vamurona po. Hari urubura ruje, henekidifo, va muri ibyo byaha. Hari urubura ruje, va mu busambanyi. Hari urubura ruje, va mu kugambana. Hari urubura ruje, va mu kubeshya. Hari urubura ruje, va mu bapfumu. Hari urubura ruje, yewe rubura ruraje. Herasito beni niwisasoma kwa Farawo. Urubura rwaraje ngo rwangiza kintu cyose. Farawo kurwanya ahuye n'urubura, Farawo kugenza ahuye n'urubura, ngo kubera ko yishyize hejuru. Yewe Farawo wishyize hejuru, yewe Farawo watera n'ubwibone, yewe Farawo penima isikango topenema lasiwidibini. Yewe Farawo rubura ruraje, rugeza ku mwanzuku, rugeza ku mugore n'ubuvivi bwawe. Enima etitayi niwisase pewaya yewe Farawo tapaya siri wishyize hejuru, ngo urakomeye. Rubura ruraje, yewe Farawo mwawe Egiputa, urubura mbese ko rugeze ku matungo yawe, urubura ko rugeze ku nzu zawe, urubura ko rugeze ku modoka yawe, urubura ko rugeze n'abari wini abo wari wiringiye, kurubura rubaragiye. Yewe Farawo, reka ubwoko bw'Imana bugende, reka ubwoko bw'Imana niwisasoma henekita bugira ijambo. Rekura ubwoko bw'Imana bw'uwaba Imana. Pera eropi niwi editama rasita pe niwisase. Imana imanuye urubura. Perasito petifo heniminigidita niwisasomego. Dore urubura rurinjiye mu baririmbyi banze kureka ibyaha. Dore urubura rurinjiye mu bahanuzi banze kureka ibyaha. Dore urubura rurinjiye mu bashumba banze kureka ibyaha. Dore urubura
rurinjiye mu bihugu muri Afurika. Dore urubura ruraje yemwe, niwisasoma nimuve hanze. Hanze ni habi, larababonema, habimbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakunda kubesha bakabikora. Niwisase ritaya. Dore Uwiteka ateze ibiganza kugira ngo rwose abahishe, abashyire ikimenyetso. Dore urubura ruratambagiye mu bakomeye, mu bareshe. Dore urubura ruramanutse. Yewe kunyagiwe, iyanure. Yewe va hanze, kuko urubura rurabamanukiye. Herasiwa Henigidi niwisase penimanga lasitope. Dore urubura ruramanutse. Bagabo muranyagiwe, babyeyi muranyagiwe, mukora ibyaha. Yewe muranyagiwe, bayobozi. Dore urubura ruramanutse mu bihugu byinshi bitandukanye. Farawo we, umwami wa Egiputa, rekura ubwoko bw'Uwiteka bugende busenge, bugende niba Erobine niwisase bubona ubwisanzuro, kuko Uwiteka amanuye icyago kizinjira mu banyabyaha, kizinjira mu basambanyi, kizinjira mu bajya mu bapfumu, kizinjira mu bakomeye, kizinjira iki cyago mu bacuruzi, kizinjira mu bakire banze kureka ibyaha n'abakene. Iki cyago kizinjira mu bantu bose bitirirwa izina ry'Imana, kuko icyago kirinjiye. Mana bamugisha. Berasi Fonema Editor, turabashimiye mwebwe mwari mukurikiranye ijambo ry'Imana. Buno buhanuzi Imana iduhaye kugira ngo umuntu wese ave hanze ni habi, ave mu byaha, yinjire mu burinzi bwa Kristo, kugira ngo Imana imurinde iki? Urubura. Reka dusenge Imana ibashyireho. Mana mu izina rya Yesu turasengera ibihugu byose, turasengera Afurika, turasengera abayobozi bayo, turasengera Amerika, turasengera abadesipora, abari mu mahanga atandukanye. Turavuze ngo barinde, kandi uzabarinde kunyagirwa n'urubura mu izina rya Yesu Kristo. Amen.